wowe ari urwese yego ntabwo ubibona kuri pe nk'umukozi w'Imana no kujya gusenga no kujya ku rugendo ituraza mu nzira bifite ikihe kibazo no kujya gusenga tujya tubura uko tujya bitewe n'uko yayamazemo ubwo sida ukuntu yaje kugira ngo bayimvugeho urabona mu buriri hajya hazamo ibisimba byitwa imperi yego imperi ahantu twari mukiye papa yari yaraguze ahantu inzu abantu benshi bajya basezerana hari batazi ibyo basezeranye buriya pasitori nagusomera itegeko rivuga ngo mu bibi n'ibyiza tuzabana ntago bavuga ibibi by'uko yaguhindukiye ni ukuvuga ngo mu bibazo umujyi nubwo waba wamushatse uwo munsi agifite amaguru agenda ugasanga ntabyo ashoboye wa mudamu abantu badukurikiye niba kwita injiji basabaga guhamagara umushoferi uzi moto kugira ngo amutware bamwe ugasanga baranamwinubiye utamwinubiye akamukereza kandi afite gahunda ku rusengero Imana ibi ntabwo ubibona kuri pe nk'umukozi w'Imana no kujya gusenga no kujya ku rugendo ituraza mu nzira bifite ikihe kibazo no kujya gusenga tujya tubura uko tujya bitewe n'uko yayamazemo yego imperi ahantu twari mukiye papa yari yaraguze ahantu inzu tuhimukira inzu ngiye naryamagamo iyo nzu yabagamo imperi nibwo bwa mbere nabimenye ngo imperi ni igiki iyo nzu nyijyamo nshashamo igitanda za mperi zagenda zijya mu gitanda ibintu bikandya nkishima guturutsa aha kugeza aha ngaha kugeza ku ntoki bikandya nkashima nkacika ibisebe kandi koko nkakomeza nkashima ntumva ko harimo ibisebe ubwo rero kugira ngo iyo sida ivugwe ni bya bindi by'abantu bagira ngo dutera sitori hari ibintu byitwa sitori tutakwiriye kuvuga zizadukoraho umuntu yambaza ati se wabaye iki n'ibicyo warwanya yabanza ari ibyuririzi ubu ntabwo ari ibyuri mu ndebera n'abantu bakomeza kugira uyu munsi dufite impinja ziri gupfa zikivuka izi CPS dore Shanjimani sanze yazibeshyeho hari abo bari kuzashaka batakishatswe nabo kuko bapfuye bakivuka muraho neza uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano waba wifuza ibibanza intebe zo mu nzu utubati firigo ndetse n'ibindi tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi urashaka ibibanza byiza amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi tugane ni ku giciro gito cyane dukorera mu karere ka Bugesera ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe turaheza uba heza ku giciro gito yarayagaruje urumva yewe mba numva afite amatsiko yego ariryamisha ariteruye amaguru akayaterekaho cyangwa muramuterura aho umuntu afite gahunda ku rusengero wo gukora umurimo wawe umushoferi moto ari iyanyu moto ari yacu amayesanse turayishyiriramo nta muntu turi buyasabe umushoferi kuza gusa kugira ngo amutware koko mu by'ukuri nimba udashoboye kumuhagurutsa wamuhaye umushoferi uhoraho nkumva icyo kintu buri gihe kirankomereye mu mutima abana ngaho nimba umushoferi wamutabuze duha imodoka wenda wanga kuza kubera izuba kuri Imana igiye komeza kumushyigikira kandi Imana igiye komeza kumushyigikira n'ukuri muzasomane mwebwe muzibona abagore batari abandi njya nkunda kubibwira abantu kenshi ntabwo dukwiriye kuzajya duhora twakira ingo zifitanye ibibazo yego ku makamera gusa ziza kurira kandi hari n'izindi zirimo ziseka zinezerewe zishimye abagore bankurikiye
ndagira ngo mbabwire ngo kwihangana nibyo bitera kunesha. Ntabwo ibyo ngibyo nabishingiraho kuko nta n'umuntu wajyaga ntinyuka mu buzima bwanjye, n'ubu ngubu nshaje. Abantu benshi barantinya sinzi impamvu kubera guhora ncecetse. Iyo isi yagutinyutse mubaze nawe yabanje kuntinya. reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze abakunzi bacu mwese abadukurikiranye kuri izi cano zombi. Imana amahoro ibahe umugisha, ntabwo ari nkeya ni eshatu, kandi mwibuke gukurikira ibiganiro, turabararikira cyane gukurikira ibiganiro. Hari abababwira ngo mukore subscribe, mukore ibiki, ushatse uyikore cyangwa ntuyikore, icy'ingenzi ni uko ukurikirana ubutumwa burimo bukakugira umumaro bukaguhindura. Niyo ntego yacu. Intego yacu niyo kugira ngo tumenye ukuri, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nituzamenya ukuri kandi tumenye ukuri kuzatubatura. Twongeye rero kugirirwa umugisha wo kugira umuryango wa Daniyeli n'umufasha wiwe. Ntabwo turi ngombwa, wenda araza kutwibwira ko aribwo bwa mbere we tugiye kwicarana kuri kamera, ariko n'ubundi izina rya mukuru w'umuryango n'ubundi aba agomba kubahwa. Imana ibahe umugisha. Rero mwebwe mwakurikiye ikiganiro cy'ubushize, twagize ikiganiro gitandukanye, twarebeye hamwe ibigendanye n'uburyo bw'ahantu twageze, nk'ukuntu duteye intambwe tukagera mu karere ka Bugesera, tumenya ibiranga muri ako gace. Ndakeka ari umukobwa wabo cyangwa se we wajyaga ufite amateka wibazaga, cyangwa ukibaza ku bantu bavuga ngo sinashaka umukobwa ugenda ku igare, yataye ubusugi, ibintu nk'ibyo. Nubwo yataye ubusugi ariko nawe ngira ngo wataye ubumanzi, byose byaba ari iriniri. Rero yaradusobanuriye ku kiganiro cyiza cy'umuryango, kirimo uburyo yahaye impuguro urubyiruko rwitegura gushaka. Warakoze. Kandi nyuma yo kuba turiho tuganira, hari igihe tuzagaruka noneho ukatuganiriza ku mugabo mwiza. Hari ikiganiro cyiza nakunze aho watubwiye umusore witegura gushaka uko aba ameze. Biriya bintu ni ibintu twishimiye n'abantu bishimiye. Ibitekerezo mbere na mbere, ibitekerezo ko hari igihe umuntu ashobora gutekereza kujya gushaka kubera ingingo ze z'umubiri ariko adafite intego imujyanye. Warakoze rero, ndetse n'ikiganiro twakurikijeho cy'ubuhamya bwawe, uburyo witwayemo n'uburyo Imana yakubanye nawe, ikaba ari Imana niyo mugabo. Twabonye ko Imana niyo mugabo, mu buryo Imana twayishimiye. Uyu munsi rero twifuje kugira ngo tuganire turi kumwe na madamu wawe, mu rwego rw'uko dukeneye kumenya umuryango mwiza, urugo rwiza. Turaza kuba arizo ngingo tuza gukoresha. Urugo rwiza ntabwo ari amazu, inzu irimo amakaro, imodoka, ibiki. Urugo rwiza ntabwo ari konte ibyibushye, ariko urugo rwiza harimo kwihangana. Turaza rero kuganira ku mudamu, uburyo tuza kutuganiriza uburyo yihanganiye umugabo, ko bwashize yatuganirije amateka ye, uburyo yakozemo agisida, uburyo yatinze kwa muganga, uburyo yapfushije igice cye cy'umubiri kigashyingurwa mureba. Ndakeka ko ni urugingo rwawe, ariko twashatse nk'uko abakunzi bacu bafite amatsiko, ese uyu mudamu abyitwayemo ati? Urugo rwiza rwo kwihangana. Reka mbaze nkwakire, ubanze udusuhuze. Murakoze cyane. Urazamura ijwi ryawe. Murakoze cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uwiteka abane namwe. Amazina witwa nde? Amazina yanjye nitwa Dukuze Yesu Jeanne d'Arc. Dukuze Yesu Jeanne d'Arc. Umugore w'umugabo umwe, akaba umumama w'abana 6. Nta wundi mugabo wigeze ushaka mbere yo kuza kwa Daniyeli? Oya. Imana iguhe umugisha. Hanyuma tugeze ku mwanya umaze kubona ko wakiriye inkuru y'uko umugabo wawe aje mu rugo kandi yagiye ari muzima, yavuye mu rugo ari muzima. Kuko twese tuboneyo abagabo bacu basohotse bagenda turabasengera, sibyo? Kuko tuba tuvuga ngo Mana umuherekeze, umugezeho amahoro, nataha atahe nk'umuntu ujya gushakisha. Ko iki kibazo nkikubaje nk'umugore mugenzi wawe, umaze kumenya ko umugabo yagiye,
ariko agarutse akagaruka avuga ati amaguru ntayo mfite. Wowe ubwawe wabyakiriye uti? Biragoye kugira ngo abantu badukurikiranye bumve ukuntu nanjye ubwanjye byangoye. Mu by'ukuri yavuye mu rugo ari umuntu uherekeje avuga ati ndaje. Aragenda, mu guhindukira niho numvise moto. Mu by'ukuri yanavuye mu rugo nari mpishije mwingingira kubanza gufungura, arabyanga, aravuga ati reka mbanze mperekeze umuvandimwe ndarya mpindukiye. Mu by'ukuri byarangoye cyane kugira ngo njye kumva numva amahoni ku muhanda ari kuvuga ari menshi y'amamoto menshi. Nabanje no kugira ngo ni ya moto ahita mu muhanda, mbanza gutinda mu nzu, nkomeza kumva amahoni arakomeza kuvuga cyane, bigeze aho nkuraho rido y'idirishya kuko ndi mu cyumba, mbona izo moto ziri ku muhanda ku muharuro w'iwanjye. Nibwo nasohotse ariko sinari mbyiteguye, naragiye ngeze ku muhanda nsanga umugabo ari kuri moto, ariko mu by'ukuri kuba kuri moto amaguru yasaga n'ari kwerera. Bati umugabo wawe akoze impanuka. Ese akoze impanuka gute? Bati yikubise hasi, none ubu ngubu turakomeje tugiye kwa muganga. Mu by'ukuri nyine byarantunguye, ariko nkumva yuko ari ibintu bisanzwe ko umuntu yikubita hasi ariko agakira. Mu kugera ku kigo nderabuzima nibwo nagiye kumva numva telefone irampamagaye, baravuga bati baramunaniwe tumwohereje kuri ADPR. Niho natangiye guhangayika, ntangira kwibaza ibibaye, numva ijuru ringuyeho, mbura uko nifata. Yego. Mu by'ukuri kugira ngo ubikurure ubishyikire nk'umwana w'umuntu biragoranye cyane. Nk'umugore ubu usanzwe nta n'akazi afite, avuga ko ubuzima bwe bwegamiye ku mugabo, biragoye cyane. Ubwo ibitekerezo byanjye nahise ntekereza, ninjye uri mu rugo, nta mwana mukuru mfite wo kuzasiga ku rugo ngo ngende ku mugabo. Ese umugabo ku bitaro arabaho gute? Ninde uri bumurwaze? Numva ni ibintu binkomereye, ariko mu by'ukuri Imana yo mu ijuru igiha buri muntu wese kwihangana. Buri muntu wese agira kwihangana kwe muri we. Ntabwo abantu twihangana kimwe. Hariho uwabyumva agahita agwa muri koma, ariko njyewe mu kubaho kwanjye nta n'umuntu ushobora kwereka ko mfite ikibazo, nta n'umuntu ushobora gupfa kubimenya. Nakaritsiye kugira ngo bazamenye ko umugabo yakoze impanuka ari mu bitaro, babimenye hashize nk'iminsi 2. Ubwo ashize yaratuganije aratubwira ati nageze igihe ndebye ibimbayeho, yagiye abivuga cyane, ati nagezeho numva nshaka kwiyahura, kwiyambura ubuzima, aribwo bamuhambiriye amaboko. Wowe ntabwo waba warigeze utekereza kuvuga uti nanjye ndumva bindambiye ngiye kwiyahura, cyangwa se ugira igitekerezo uvuga ngo reka mute muri bitaro nigende ko dore ko ukiri mutoya? Oya, ntabwo ibyo nigeze mbitekereza. Ntabwo nigeze mbitekereza, cyane ko turi kwigira umubano, batwigishaga ko haba mu bibi no mu byiza tugomba kubana akaramata. Yego. Icyo ngicyo kikarushaho kunkomeza. Usibye ko no muri njye no mu mitekerereze yanjye sinigeze nanabitekereza ibyo kuvuga ngo ngiye kumuta. Oya. Ku CHK yaharwariye ndumva ari igihe kijya kumara nk'ukwezi. Ariko mu by'ukuri nzi ko CHK najyaga njyayo, nkajyayo nk'uyu munsi, nkasibira umunsi umwe, nkongera nkasubirayo. Mu by'ukuri Imana ijya igira ibyayo, sinzi nanjye ngo itike nayikuragahe. Ntabwo nzi ngo itike yavagahe, nabonaga gusa nagiye nagarutse, nagiye nagarutse. Uko kwiyahura rero ari muri koma, amahirwe njye nagize ni uko atari njye wari umuriho ku bitaro. Iyo nza kuba ari njye ari kuba ndi kumwe nawe mu bitaro, wenda nari kugira ikibazo. Ibyo ngibyo nkaza nkava ku bitaro, nkaza nkagera mu rugo, nasubira ku bitaro nkumva bari kubimbwira nk'amakuru, ariko kubera yuko ntabibonye nkumva ndushijeho gukomera.
Akenshi tubona abagabo burya mu miterere y'abagabo, iyo umugabo atabasha kubahiriza inshingano ye ngo akore ikintu nk'ikintu cye nk'inshingano y'umugabo ku giti cye, umugabo wihagurukiraga adatamikwa, ibintu byose akabikora akiyambika akambara, urabona ko umugabo ni mwiza, umugabo ni mwiza, ibyo byose ni uko yicaye ariko agihagurura, wabonaga ko ashobora kuba yambara ari muri ba bagabo bambara bagatebeza bakavuga ati ndaberewe, si byo? Noneho ageze ku rwego rwo kuba abasha ibintu byose mubimukorera, urumva kuri we agira ipfunwe avuga ati nta mugabo unezezwa nuko bamutoreramo nk'umwana w'inkoko bamuhereza. Ntabwo wajyaga ubireba ngo uhure n'abantu baguhe amakuru bakubwire baguca intege bavuga ati uzambika uriya mugabo mutunge yicaye kuriya kugeza ryari. Nta majwi ugeze ubona nayo y'amajwi y'abana b'abantu. Amajwi ntabwo yabura, ahubwo gusa ikiruta byose ni ukubanza wowe kubima amatwi. Yego, umunwa uza ukubwiraho ntiwabura, ariko wowe ugomba kubima amatwi. Ikintu cyabimfashijemo cyane, ntabwo nigeze nshaka kwegerana n'abantu bambwira amagambo nk'ayo, cyane ko ntigeze mbaba hafi ngo babe bambonaho igihe. Uko iminsi yabayeho ku bitaro usibye CHK niho ntamurwaje, ariko amezi 8 yose yamaze kuri ADPR nabaga ndi kumwe nawe umunsi ku wundi. Ubwo rero nta hantu bari kumbonera kugira ngo bambwire amagambo y'ibicantege. Nta mugabo yigeze abwira ati ntacyo azakumara mu gitanda, ntaho yabaga yambonye, cyangwa nta hantu nabaga nahuriye nawe, nuko kuri iruhande wese nta bwoba wagize uvuga uti bwacitse igice cy'umugongo ko umugabo agirwa n'umugongo igice cy'epfo no ndaza kubigenza nte? Ubwoba ho umuntu ntabwo yabura kubugira, cyane ko umugongo ari ukora byose. Niwe uhaguruka ujya gushaka imibereho, niwe uhaguruka mu zindi gahunda izo arizo zose n'izo batekerezaga, ariko Imana yo mu ijuru nubwo babonaga yuko abaye gutya baba bavuga ko umugongo ucitse nta kindi kintu azimarira, bo mu mitekerereze ya muntu niko babitekerezaga. Ariko imitekerereze ya muntu, imikorere y'Imana igihabana n'imitekerereze y'abantu. Ndakubaza byinshi ndagusubiza. Uravugisha ukuri mu bana mubyaranye yara ameze gutya, nta majwi y'abantu avuga ati urabizi buriya Daniel bari abana ntabwo ari abawe? Nibyo iyo cyumvise abanza gusubiza bari abantu babitiriye benshi cyane, harimo pasiteri, umuturanyi cyane. Ubu mfite abana bafite nk'abapapa barenga 5, bafite nk'abapapa barenga 5 babuze umupapa nyawe nyirizina, papa wabo nyirizina bakamutsinda bakanga kumuvuga, ahubwo bakabatwerera abandi bapapa. Mugabo iyo wumvise mu makuru bagutwerera abana, wowe nkawe ubitekereza uti nkawe wiko wiyizi n'abana bawe, wowe ubwawe wiyumvise ko aravuga mu Kinyarwanda ngo se w'umwana amenywa na nyina, wowe nawe ubwawe uwo mugani uri wawe? Urakoze cyane. Mbere ya byose ndabanza gushimira umudamu wanjye, by'ukuri Imana igiye komeza kumushyigikira kandi Imana igikomeza kumushyigikira n'ukuri. Muzasomane mwebwe musoma n'abagore batari abandi. Njya nkunda kubibwira abantu kenshi, ntabwo dukwiriye kuzajya duhora twakira ingo zifitanye ibibazo ku makamera gusa, ziza kurira kandi hari n'izindi zirimo ziseka, zinezerewe, zishimye. Tunatinyuke za ngo nziza zivuge ko zibanye neza, kugira ngo n'ufite igikomere yibuke ko hari ibitebo bibiri. Yeremiya niko ivuga ngo hari ibitebo bibiri, kimwe gifite nk'imbuto nziza z'umwimambere cyane ngo zaribwa, zabasha kuribwa, ngo ariko hari n'icya kabiri gifite imbuto mbi ngo zitaribwa kuko ari mbi nyine. Imana Yesu yazanwe no gukuraho icya mbere kugira ngo akomeze icya kabiri. Birashoboka ko uyu munsi byakwanga ariko ejo bikemera. Rero niyo tuvuze
ku ngo nziza tukagira umugisha hakaboneka ababyemera bakaza bakabivuga bikomeza umutima wa wundi wari wihebye nanze icyitwa urugo. Ubu hari abantu bazinutse urugo burundu kubera ingorane n'intambara bahuriyemo nazo, akaba nta bujyanama yakwigira kandi utakwigiriye inama ntiyagira inama n'undi muntu. Rero ndakubwira abantu nkabwira ngo madamu wanjye ntabwo ari umugore nk'abandi, ahubwo ni marayika wanjye Imana yampaye, kuko ni nacyo gisobanuro cy'umufasha. Igisobanuro cy'umufasha nyine ni ikigereranyo cy'umwuka wera, sibyo pastor? Nicyo bita umufasha, kuko n'umwuka wera ni umufasha. Rero buriya Imana ijya kubona ko Adamu akwiriye umufasha, ntabwo byari binaniye kumwita umugore, ahubwo umugore yabyiswe na Adamu, ariko imurema nk'umufasha. Nanjye rero ntabwo mbabeshya, madamu ni marayika wanjye, ni marayika wanjye, kandi Imana yarakoze kumurema nyine ikamumpa. Dufite ijuru ritoya mu rugo rwacu, kandi ni rinini tuzarigeramo turabizi. Twagiye duhura n'intambara z'uburyo bwinshi, abantu bakaza bakambwira bati madamu wawe turamubonye, ati ntugire ngo yagiye ku ivomo, ntugire ngo yagiye gutashya, ntugire ngo yagiye hahandi, kandi ari ikinyoma. Byageze ubwo uranyumva, byageze ubwo abantu bavuga ngo nahamagaye umuryango ngo dukore inama, ngo mu rwego rwo kugira ngo umudamu wanjye musigasire ntazajye, ngo ndamubwira ngo reka nguhe amahitamo, ngo uhitemo umugabo umwe cyangwa babiri mu nshuti z'umuryango, ngo ajya agufasha ngaho kugira ngo une, ngo hanyuma umuryango turanzura ngo duhitamo abo kuzajya bamufasha. Mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo kuko umunyatenayi, ntabwo narababaye sinzanemera kubaba. Ubundi uyu mugabo wari umugabo avuga ngo haravuga ngo umunyatenayi n'umusuhuke we cyangwa n'abasuhuke babo ngo nta kandi kazi bagiraga ngo keretse ko gushyushya inkuru, kandi bari umudugudu mubi. Bahagaritse ivugabutumwa rya Pawulo na Sila kuko babatangaga imbere bakoresheje inyandiko n'isakazamakuru, bakavuga bati Pawulo na Sila bagiye kunyura hano. Icyakoze ndashimira Imana ibizi ko abanyatenayi nibabyanga ibero yabo bazagutega amatwi. Haleluya, amina. Nubwo abanyatenayi baba bahari imbere hari umudugudu w'abiberoye, bo ngo basohowe mu mazu no kureba Pawulo na Sila, kandi biteguye kubatega amatwi bakabakarabya n'ibirenge, bakabasasira bakaryama. Ntabwo dukutse umutima w'abanyatenayi. Abanyatenayi barahaguruka barabivuga. Uzi umuntu uri kuvuga ngo urabihakana ushingiye kuki? Iyo nama nari nyirimo. Abanyatenayi umva umuntu uri kukubwira ngo urabihakana ushingiye kuki, kandi Daniel atoranya umugabo wo gufasha umugore we, narindi muri iyo nama. Ntabwo nareka kubihakana, kuko iryo zina unyita umushumba, hari inama zadukorewe, ako konyine karahagije. Dukorera inama akatubwira ko twagiye ikuzimu nk'abadukoreye protokole. Ntabyo nzi. Noneho bigera ubwo umwana wa mbere avutse haboneka abatamuterura ngo badahumana. Wa mbere ukimara kumera gutyo, ati ntibishoboka. Wa mbere w'amateka, ayo macugane, ayo mahano, ariko Imana ikaba ifite icyo tuzamukorera ku manywa na nijoro, ni ukuri. Tuzamukorera ku mvura no ku zuba, amina. Tuzamumenyesha n'abataramumenya, ni ukuri, kugira ngo bose bamenye izina rye. Haleluya, amen. Abantu barahora rwose. Reka nkubwire, abantu basanzwe banzi barabizi, ndabivanga cyane kuko kuvuga ntabivuze muri Bibiliya birangora, ni nako mpanura, kandi ubwo ndi guhanura nuko mpanura wacu turi abakristo turuba, nuko mpanura buramba mpanura. Hari Bibiliya iravuga ngo umwami ngo yari afite ibirori, hanyuma ngo agira abo abona babikwiriye, nkuko natwe tujya tugira abo tubona bakwiriye ibyiza. Buriya ku musozi utuyeho hari umuntu udatumirwa,
burya nawe nubwo uri pasitori ufite uwo utakwirirwa utumira nanjye n'abatantumira ariko nawe kandi hari abatantumira rwose nawe hari abatagutumira nta n'amakosa baba bakoze kuko n'uwo gutumirwa nabo si byo se cyane rwose noneho ngo uyu mwami ngo atumira abo yabonaga bakwiriye gutumirwa abaha n'amarole y'ibyo bakwiriye gukora mu bukwe ariko abibeshyaho mu butumire abari bakwiriye gutumirwa ntibaba aribo batumirwa ngo buri wese ku munsi w'ubukwe agira impamvu zituma atabutaha umwe ngo ajya kugerageza ibimasa undi ajya kwisurira amasambu undi yigira mu rutundo rwe ngo hanyuma baga ibimasa arenga ngo azi ngo abashyitsi barahari barateguwe ngo abone isaha y'ubukwe irageze igeze ngo ategereza ababutaha barababura ngo aravuga ati sindagira ne ko natetse nanenze birapfa ubusa bigende bite ngo atuma abaja n'abagaragu ngo mugende mu mbarize abagombaga gutaha ubukwe icyatumye babukerera ngo buri wese aravuga ati genda umubwire ngo warakoze kuntumira ariko sindi bubutahe kuko mfite impamvu mfite ibimbyarira inyungu biruta kugutahira iki ubukwe ngo umwami ku bw'agahinda n'umubabaro baricara aravuga ngo ariko ibi se bipfa ubusa oya ntabwo bikwiriye gupfa ubusa ahubwo mugende mu nzira nyabagendwa mutitaye uko umuntu arabasa mutitaye uko umuntu araba yambaye mubazane bayitahire ubukwe ndashimira Imana ko uyu munsi abo byari bikwiriye atari bo bene byo ahubwo bene byo nubwo bari mu bitagaragara bari ahatagaragara iyo igihe cy'Imana kigeze wari kwicara agira impamvu zituma aticara kugira ngo aticara ku ntebe yawe yego ni ukuri ndashimira Imana ko mu gihe umuntu ashobora kukurebera mu ndorerwamo y'umuryango uvukamo y'amashuri wize y'uwagusengeye wowe pasitori y'idini rifunze cyangwa rifunguye y'ubushobozi bwawe bukeya cyangwa bwinshi Imana atari ukwireba ahubwo igihe cyo kuguha ikuzo ikwambura umwambaro wo kwirabura ikakwambika umwambaro w'icyubahiro yego ndashimira Imana data nakubwiye ngo ubwo nyine mba mpano yego ndashimira Imana data wa twese Imana yo mu ijuru kwitita ku babanje kumenyekana ko bamenyekana mu gihe cyabo ariko igihe kitari icyabo cyagera bakagira impamvu zituma bavanwa kuri lisite y'abakwiriye kubaho yego ubu uyu munsi reka nkubwire nta cyitwa umutungo kamere wo mu gihugu cy'u Rwanda udafite icyangombwa cyawo udafite icyangombwa cyawo ubaruye kuri leta ni igisigara cya leta ubu uyu munsi udafite ubutaka kugira ngo abugire nuko hari ugira impamvu ituma burekura hanyuma nyiri kubutunga Imana ikaba yamushoboresheje kugira ibiguzi bigugura uyu munsi ugatura aho babanje gutura kuba nta gisobanuro cy'icyerekezo ufite si igisubizo cy'ubuzima bwawe ko nta haleluya amina ko turakumva gumamo hari Imana urumva ibiba irema ibyacu kuko amaboko yacu atarashobora kubirinda ikabibaha bakabiturindira ubu uyu munsi dufite abantu bari mu byacu iyo igihe cy'Imana reka nk'urugero rukomeye umugabo bita Dawidi yahawe ubutware yimikwa nk'umwami ariko asubizwa mu ishyamba Sawuli aguma ku ngoma ariko yarayambuwe igihe cy'Imana rero kigeze Dawidi ajya kwiga iby'ubwami kwa Sawuli amucurangira ngo umwuka mubi ukava ku Uwiteka ugatera Sawuli Dawidi agahita agira ati njyewe ntabwo nzayobora nkawe ahubwo nzayoboresha imbaraga z'umwuka we kuko Dawidi yabaga mu ishyamba ntazi uko barisha ifurusheti ntazi uko barisha icyuma yagombaga kubyigira hehe ibwami mutwitondere mudutegereze gato imbere gato turaje ni ukuri nta kibazo dufite hari abantu bashaka gutona hari n'abantu asubira hehe mu ishyamba babijyagiye ingango buriya Daniyeli ngo ntakunda aba yabivugira imbere ye na kamera ngo none se oya nanjye nari ngiye kukubaza ntabwo niwo muvuga neza kuko uzi neza ko yaguta umaze ntacyo wakwigezeho uko yana niko nanjye namuta
nta n'umwe uzata buriya undi se muri twe nk'uko umeze uko nguko buriya wata umugore wawe nyine nicyo nari nkubwiye banza usubize gatoya nk'ako nkubajije Eh. bibaye nk'ubu hari nko satani akakoshya ubundi wamutugiye ubwo wongeyeho satani tube tubiretse satani we ni mubi satani ni umugome ni nayo mpamvu tutamubererekera yego kuko Bibiliya iravuga ngo ntimumubererekere Mm. uyu umubererekeye byanga bikunda ushobora kuba ikigwari kandi wari intwari ni nayo mpamvu nta muntu ushobora kuba intwari agihumeka agihumeka akiriho Yego. ngo naba aba indwara yapfuye gute se ni ukuvuga ntabwo ugiye kuvuga ko abantu baba bera Icyo beza Bibiliya ari ivuga- Bibiliya abatagatifu ivuga ngo ntimuyobe yego imana ntinegurizwa izuba yego icyo umuntu abibana icyo azasarura yego ngo kuko imirimo ya nyuma ari yo izahesha iya mbere agaciro. bivuze ngo rero satani ahiga iherezo ryari ryacu kuko ari ryo rizaha agaciro imbanzi ahambere ahambere hacu rero uyu munsi ushobora kuba uri intwari ariko bwacya mu gitondo ku mbaraga nke z'umubiri ku bitero bya satani ku bitero by'iyi si tutuyemo ukaba ikigwari kandi barangije kukwandika mu ntwari kandi imirimo yawe ya nyuma niyo ikwiriye kuguhindura intwari ni nayo mpamvu ubona no mu mateka y'intwari nta muntu ushobora kuvuga ibigwi akiriho ahubwo iyo wamaze gutabaruka ntibasoma ahashize hawe kera ahubwo bareba urugendo rwawe n'iherezo bakavuga bati mu by'ukuri byarinze ibyo kwizerwa igitabo ufite cya Bibiliya ntikirahagije kandi ngarutse kuri madamu iyo dusezeranye turavuga ngo muzabana akaramata uyu munsi hari abantu badashaka gusezerana akaramata kandi bakongera bakavuga ngo muzabana mu byiza cyangwa mu bibi tubyaye tutabyaye kugeza igihe Kristo aziye uyu munsi iyo bavuga ngo impanuka ni icyago kije ariko gitunguranye uburwayi bw'umutware wawe bwongeyeho n'amagambo y'abantu kwayo ntabwo yabura rwose niyo mpamvu ibyo ngibyo kuko wavuga inzuki ntiyayamara baravuga kuko hanze kandi ntabwo twabarenganya Imana yabahaye ururimi rwo kuvuga kandi ko nta kuri bafite barakekeranya sibyo barakekeranya ni magambo n'abantu bavuga nk'ibibazo by'uyu mugabo impamvu bagomba kuvugishwa nuko byarenze ubwenge bwabo byarenze imikorere yabo iyi nicyo bita ubumana bw'Imana gukora kw'Imana ururimi ruvuga umugabo utekereza umugabo ubyara umugabo urera sibyo yego iyi mpamvu namubwiye ngo nawe wamuta ntabwo ari uko muteze kugira ngo mwerekane ko yagize ko nshatse kwereka ko dufite abantu bagenda n'amaguru yose ariko bataye sibyo barataye ariko we ntabwo ataye uyu munsi uravuze ngo twasezeranye mu bibi ni byiza bibi birageze turabona abagore bata abagabo kuko bafite icyago cy'ubukene kavuga ati jyewe mbonye abagabo 3 4 bambwira ko ndi mwiza nteye neza none umugabo uri hariya sarambwira ngo ibyo ngibyo nshimishime ntabwo imara amapera yandi ya padiri ngo urushimushime aragushimira gusa ariko ntabwo ashobora guhaguruka ngo mutembere mugendana nk'ibarasinga aho ngaho mwasohotse nyasohoka arajyana n'igare aba bantu kuko hirya barakwereka ubwiza sibyo yewe hari n'iki cyasha cyaje baravuga ngo winjiye burya nubwo amagambo adasiga inkovu ariko arababaza izi mbaraga zo kuvuga ngo uzabana w'akaramata ni ishingiro ry'ibyo wasezeranye cyangwa ni umutima wawe wavukanye kubana nawe akaramata ni ishingiro ry'umutima wanjye ryiyongereyeho n'isezerano yego mukomere amashyi umudamu avuze ibintu bibiri abadukurikiye ese wowe uyu munsi ugira unyuramo ufite ishingiro ry'umutima kuko dufite abantu bari bashaka ko tutavuga ibyiza uyu munsi muri mu buzima ntavuga ko ari bwiza cyane ariko ni bwiza ko mufite Yesu ni bwiza ko mufite Yesu mujya ku rusengero ariko uko utera intambwe wihuta ntabwo ariko watera intambwe yihuta uko wanyonga igare nk'uko babitubwiye ntabwo wamushyira ku igare umutereranye n'iri gare rye niba yaryicaza ku igare kera bigeze kuntwara mu gisanduka igisanduka kimwe kivagamo amavide ya byeri ya kera bitaga gukira
bahitaga rufuku murayazi, bashyiramo icyo gikese bashyiragamo amacupa yabaga 12 k'igiti cyavaga Kinshasa. Rero banshyiragamo undi mutoya bajya kunkingiza, ariko ndabyibuka ku igare abandi babashyiraga mu ntebe z'amasheze moderne. Intebe z'amasheze moderne. Uyu mugabo ntiwamutereka. Iyo mujya ku rusengero mukinjira muhimbaza Imana, ese amaso abareba, we ntagira igihe agukanurira cyangwa mufite imodoka mugendana? Ibintu bigoye cyane. Njya nkorana nishyuza Imana nkayibwira Imana kuko umugabo ko akunze umurimo ukaba ureba uko ameze. Mbere ho twari dufite moto, ese ubu wakonye kwisura n'ukuntu yamuciye umugongo? yayigenzeho ameze uko, fata tugaterura tukicaza kuri moto, aho harabishobora akicara kuri moto akagenda, kuko moto twari tuyifitiye ariko sinzi gutwara moto. Ikintu cyambabazaga ni uko amasaha yo kujya gusenga byasabaga guhamagara umushoferi uzi moto kugira ngo amutware, bamwe ugasanga baranamwinubiye, utamwinubiye akamukereza kandi afite gahunda ku rusengero. Nkabwira Imana, ibi ntabwo ubibona? Aho umuntu afite gahunda ku rusengero wo gukora umurimo wawe, umushoferi moto ari iyanyu, moto ari iyacu, amayesanse turayishyiriramo, nta muntu turi buyasabe. Umushoferi kuza gusa kugira ngo amutware, koko mu by'ukuri nimba udashoboye kumuhagurutsa wamuhaye umushoferi uhoraho. Nkumva icyo kintu buri gihe kirankomereye mu mutima, abana ngaho nimba umushoferi wamutabuze, duha imodoka, wenda banga kuza kubera izuba. Nshimye Imana ko izuba ryo kuri moto, nkavuga ni wenda umushoferi atinya kuza kugenda ku zuba, cyangwa yaba ari igihe cy'imvura ari gutinya ubunyerere by'uko imvura nigwa aranyagirwa, basi duhe n'imodoka. Imana yo mu ijuru yo kabyara, nubwo wenda sinavuga ngo sinyifite, vuga ntabwo tuyifite kuko rwose urwawe wenyine, sinavuga ngo ntituyifite. Yego, iyo modoka irahari, ariko mu by'ukuri namwe nk'abantu muri aho, usibye yuko mutayishyira muri kamera ngo muyifotore, mucisheho tuyirebe iyo modoka. ni ukuri pe, nk'umukozi w'Imana no kujya gusenga no kujya ku rugendo ituraza mu nzira. Ufite ikihe kibazo? No kujya gusenga tujya tubura uko tujya bitewe n'uko yayamazemo. Yarayagaruje urumva, yewe mba numva afite amatsiko. Yego, ariryamisha, ariteruye amaguru akayaterekaho, cyangwa muramuterura mu modoka? Bose bari ku gitanda no mu modoka. Abantu bafite impungenge y'uko muterura amaboko umugabo, na bariya abagabo b'ibigango bangana kuriya nta wamuterura ngo amushobore, bareba ntago keretse bafatanyije ari nka babiri. Ubwo rero umuntu wambwira ngo nteruye umugabo nkamushyira ku buriri, yaba ambeshye, naba mbeshye n'abantu. Mvuga ngo ndamuterura nkamutereka mu modoka, reka da. Ibi ngibi byose bajya baca umugani ngo nyabugenge n'ubugenge bwayo arabikora, Imana ikabimushoboza. Ariyoza, wenda kwiyozaho ni ibintu bigoranye cyane, byo mbimufashamo. Ko ari smart cyane, ari smart cyane, byose no kubikora uhereye hasi kugeza hejuru. Zikura umugwi kuko harimo benshi ziko ari urugo ushobora kujyamo ugasanga n'umugabo waho ntiyambaye n'isogisi zima kandi afite umugore, ariko wenda isogisi ni umweru, urukweto rurasa neza, araberewe nk'umwami koko. Mu byo natojwe no mu byo nigishijwe ni ukubaha umutware. Iki wabwira abadukurikiye bo bari mu bihe bikomeye, bari no mu nzira za gatanya, bitewe n'uko harimo umwe wananiwe inshingano? Ese umugabo wawe abaye yaza kuba, reka twemere ko ibyo byose yari ibihuha, uburyo mwishimyemo biragaragara ko ingingo zose zimeze neza, abaye yaza kuba yarakomeretse agacika umugongo neza, uburyo umugabo agirwa n'umugongo, icyitwa ubugabo kikaba kidakora,
uyu munsi wari kumeze ute? abantu benshi bajya basezerana hari batazi ibyo basezeranye. Buriya pasitori nagusomera itegeko rivuga ngo mu bibi n'ibyiza tuzabana, ntago bavuga ibibi by'uko yaguhindukiye nyine. ni ukuvuga ngo mu bibazo umujyi nubwo waba wamushatse uwo munsi agifite amaguru agenda ugasanga ntabyo ashoboye. Wa mudamu abantu badukurikiye niba kwita injiji banyita uko bashaka ko buri muntu wese agira umutima we kwereka ko asanze ahubwo atari karifiye we yabyara muta ajya gushaka undi. njye ntabwo nabishobora. Urakomeza aba bagore urabahizi iyihe nama iyihe mpuguro icyo bita kwihangana nicyo kiganiro twariho dukora uburyo wihanganiye umubabaro ukihanganira inkuru mbi ukihanganira ubona umugabo wawe agenda abora igice cy'amaguru atonyoka kugeza uyu munsi ufite ishimwe ry'uko abasha kwijyana ku gitanda ko abasha no kuba yakwigeza no mu modoka. Abagore bankurikiye bagira ngo mbabwire ngo kwihangana nibyo bitera kunesha. Nubwo byaba bikomeye bingana gute, gusezerana n'umuntu si ukuvuga ngo twagiye mu rusengero. Isezerano rya mbere ni umutima n'uwawuhaye. Basubiremo icyo kintu sheri. Isezerano rya mbere si ukuvuga ngo ni ukujya mu rusengero. Isezerano rya mbere si uko pasiteri cyangwa padiri abishyiraho umukono. Isezerano rya mbere ni umutima wawe n'uwo wawuhaye nawe akabura muri icyo kiganza, kubera ko ubwa mbere ajya agusaba urukundo yakoresheje umutima urukunda nawe umusubiza n'iki n'umutima. uyu munsi dufite abantu bikoma amatorero kandi imitima yaramaze gushwanya. Bikoma amatorero ngo arabasezeranya ngo akabahambiraho abantu ntabakurikirane. Harya uwo mutima aba yarawusezeranyije na wa wundi? Ese iyo ugiye gutandukana n'umuntu ako kanya ni uko umutima utarinjiranyemo cyane. Umutima winjiranyemo gusezerana ko umutima winjiranamo niko uzahura na bya bibi bikagomba kurushaho kujya gute kwihanganirana cyane. Uyu mutware wanjye tujya guhura turi abakobwa twahuye njye narakomerekejwe n'abo nagiye mpura nabo mbere. Abasore bagurambagizaga? Haba abasore habe n'abandi ku ruhande batari abasore. Abenshi bajyaga bashaka kunyicira ubukwe bagakoresha iturufu. Ugeze kuvuga ngo washatse umutware bavuga ko arwaye sida. Uyu nawe yantwaye bamubwira ko ndwaye sida. Wowe wari urwaye sida? Yego. Njye mu guhura nawe namweretse umutima. Wowe witekerezaga uvaga sida uyifite? Ntayo nari mfite. Bashingiraga se bavuga ko urwaye sida? Kwabaga ari ugute mu bukwe gusa. Cyangwa hari abasore muri karitsiye babaga bazi ko bagoroberezaga iwanyu mwajyanaga kuri robine nsubiza kuko ntandi urivugira ubusa. Yego. Jyewe nigeze kwicira ubukwe umukobwa umwe natwaraga igare rimwe nza kwacu iwawe ukagoroba duhagarara ku muhanda negama kumwe wegamira igare gutya n'igikote n'ikigofero. Ubundi abanzi bazi ko nkunda kwambara ingofero. Nangije none ndayimanura telefone zari zitarazaho. Noneho haca imodoka irimo inshuti abantu bakoranaga. Uwo mugabo yari umusirikare. None baramubwira ati umukobwa fiyanse wawe yari yarasabwe dusanze afunze inguni n'undi muhungu. Bamubwiye amasaha bibuka ko ari jyewe. Amubwiye ko ari jye ati ntago bishoboka ubukwe bwari bupfuye. Muko yanga bukemwe nuko yamwe ngo nzaze nambaye kwako. Ariko urumva ko twari ku muhanda. Wowe wari uri ku muhanda, wari uri kuri robine, wari wagiye gusenya, wari uri hehe mbere ko bavuga induru ya sida? Njyewe wanjye impamvu bavugaga ko arwaye sida, iminwa ye yari yarumye y'abarokora wasengaga noneho iminwa igashishuka ikongera igashishuka ikaza kushiya kanga yaratukuye. None agiye kunanuka hinduka nk'umusumari. N'umuntu aranganaga nk'uwo nyuma akongera akananuka. Numva mu kumuvugaho sida bitoroshye kandi yakoraga muri Cadillac, yakoze mu mahoteli, yacuruzaga indaya. Wowe wacuruzaga iki? Reka mbabwire iki kintu. Kumvugaho sida si uko nari umukobwa w'icyomanzi. Kuko
mu rugo iwacu nari nsigaye ndi umwana umwe, bakuru banjye bari barashatse, musaza wanjye dufite n'umwe yari yarashatse, barumuna banjye bankurikira bari barapfuye, ari njye usigaye ndi umwe mu rugo, ni papa ni mama. Mama yari umukecuru, papa yari umusaza. Akazi kose ninjye kabaga kari kuragira inka, guteka, kwahira icyarire, kujya kuzana ibitoki mu rutoki ku isambu, buri kimwe cyose ari njye kireba. Wanengagaho n'umutwe cyane. hano mu Bugesera mwengesha iki, intoki cyangwa ibirenge? Twebwe iwacu twajyaga twengesha amaboko, tonera mu muvure tugapfukama twengesha amaboko. Yenzi kwengesha ibirenge? Oya, ibirenge byo ntago nabishobora. Bakora biza aho babyengeshereza? Nigeze no kubabonaho. Okay. Bivuga ngo wowe wari uri mu rugo, ariko none mpise menya impamvu washobora kuba uri umukobwa ushoboye unakunzwe, ariko abasore bose muri ako gace bumva bifuza ko bakurongora, bagusaba bakagushaka, ariko nawe kubera ibikomere wibereyemo n'ubuzima bwawe no kwibaza iby'urugo rw'iwanyu n'iki, ukumva nyine ukabakatira. Ntago ibyo ngibyo nabishingiraho, kuko nta n'umuntu wajyaga ntinyuka mu buzima bwanjye. N'ubu ngubu nshaje, abantu benshi barantinya, sinzi impamvu, kubera guhora ncecetse. Iyo se yagutinyutse? Mubaze nawe yabanje kuntinya. Cyangwa nuko yari urukundo rwawe? Nawe yabanje kuntinya. Ngo warantinyaga? Utinyaga se uruzi utaraguyemo? Yarantinyaga, ariko kubera ko yari we wanjye, ubwo nyine uwo munsi yasaze umutima ukinguye. Noneho kugenda mu nzira kwanjye, nta n'umuhungu watinyukaga kumvuga, ahubwo Sida ukuntu yaje kugira ngo bayimvugeho, urabona mu buriri hajya hazamo ibisimba byitwa imperi. Yego. Imperi ahantu twarimukiye, papa yari yaraguze ahantu inzu, tuhimukira inzu njye naryamagamo, iyo nzu yabagamo imperi. Imperi nibwo bwa mbere nabimenye ngo imperi ni igiki. Iyo nzu nyijyamo nshashamo igitanda, za mperi zagenda zijya mu gitanda, ibintu bikandya nkishima guturutsa aha kugeza aha ngaha, kugeza ku ntoki, bikandya nkashima nkacika ibisebe, kandi koko nkakomeza nkashima ntumva ko harimo ibisebe. Ubwo rero kugira ngo iyo Sida ivugwe, ni bya bindi by'abantu bagira ngo dutera story, hari ibintu byitwa story tutakwiriye kuvuga zizadukoraho. Umuntu yambaza ati se wabaye iki n'ibicyo warwanya? Yabanza ari ibyuririzi, ubu ntabwo ari ibyuri mu ndebera. Abantu bakomeza kugendera ku kigare cy'uko nababwiye yuko hari ari ibyuririzi. Ariko banza agace k'iwanyu bari abanyamakuru beza. Urumva? Ko umusore uwo ari we wese uje iwacu kurambagiza, bakavuga ko arwaye Sida, abaturanyi babandi banga ibyiza bagahita bamugeraho, yaba atuye he bagashakisha amakuru, uburyo bamubwira ko ndwaye Sida. Nguyu wowe ntabwo bakubwiye ko yararwaye Sida? Tukimenyana bwa mbere nawe ubwe ni nimba uzi yuko wumva amabwire, umbwire sinirwa nkundana nawe. Umusore arambwira ati ngiye sinumva amabwire, ndigenzurira. Nimba uzi kuzigenzurira, sawa, urukundo ndaruguhaye, tujya kwa Daniel. Maze kukubwira ko arwaye Sida, ntako bakajemo? Ntabwo nari kugira ubwoba, kubera yuko nk'uko bivuze story, nanjye nuko yambwiye ati se urankundira iki ko ndwaye Sida? Uzabana nanjye kandi ndwaye Sida? Bivuze ngo nta nubwo igikomere yakigize tubana, cyangwa se ngo abangamirwe ko tubana, ariko kuko jyewe nari mfite amakuru y'uwo nshaka. Nari mfite amakuru y'uwo nshaka. Uyu mudamu naramusengeye. Naramusengeye, ntabwo nagiye kumurambagiza ntasenze. Yego. Narasenze kuko nashakaga umudamu nyine wanjye. Nashakishaga umudamu wanjye, urubavu rwanjye, marayika wanjye ngo mubone. Hanyuma ngirana n'Imana ibimenyetso rero nshingiraho kugira ngo uwo nzarambagiza azaba ari uwo. Ngiye mu kumurambagiza rero, nta kindi kintu fizika narebagaho, nashakaga bya bimenyetso, kuko byari ibintu bitanu nagombaga kubona nkakonfirima ko uwo nguwo ari we. Ari Imana yabikubwiye? Yego. Ngiye kukubaza ku rugo rwavuzwe n'Imana,
uyu munsi dufite abantu badukurikira baje hano batubwira ko bagiye gushaka, batwereka ba fiyanse babo, bamwe baraza turiya mugore ntimuzabana, uriya mugabo ntabwo muzabana, bahagana baridekara batubwira ati jye Imana yavuganye nanjye kandi ibimenyetso nibi, bongera bagaruka batwereka yuko byanze. Uranyemeza ute ko ibimenyetso wenda wowe urabifite, ariko uyu muntu udukurikiye yaratubeshye. Dufite umuntu hano watubeshye ko Imana yamweretse ibimenyetso, kandi agaruka avuga ngo Imana yamubeshye. Wowe turi bwemere ibyawe dute? Kuko impamvu ntari bunabyemere, uyu munsi warafashwe, waguye mu maboko y'urukundo. Ntabwo Imana ibeshye. Uvuga ko Imana yamubwiye bugacya akagaruka akavuga ati ya Mana yanjye yivuguruje, narumviranye se narayibeshye. Ntabwo ari Imana iba yabeshye, ahubwo ni umuntu uba wibeshye. Uyu munsi dufite ingorane, turi muri bya bihe Bibiliya yavuze tuzasohoramo by'uko hazaduka abahanuzi benshi kandi b'ibinyoma, ndetse Bibiliya ikavuga ko bazaba bafite imbaraga nyinshi, ngo bazaba bari ku rwego rwo kuba bamanura n'umuriro niba bishoboka, ngo bagambiriye kuyobya intore. Dufite abana bakiri batoya bari kugendera ku birenge by'abababanjirije. Iyo babonye ibiri gukorwa n'abitwa abahanuzi bakuru, b'abahanuzi b'abana bacecekera aho ngaho. Wibuke ko Elisa, abahanuzi bato aribo bagize ihishurirwa ry'uko aho bari hatabakwiriye. Bigira inama yo kuganiriza Elisa bati aho turi ntihadukwiriye, reka tumanuke Yorodani duteme ibiti tuze twubake ahadukwiriye. Ariko haboneka umunyantege nkeya udasobanura ko nta shoka afite yo gutema igiti, ajya gutira, ntiyanasobanura yuko yatiye, ntiyanasobanura yuko iyo shoka ariyo yatiye, kugera ubwo bamenye yuko iyo shoka yayitiye ari uko iguye mu mazi. Yego, sibyo? babona gutabaza umuntu w'Imana, babona gutabaza bati yashoka iguye mu mazi kandi ingorane mfite nuko ariyo nagize gute nari natiye. Uyu munsi rero dufite abantu batira amakuru, batira ubuhanuzi, batira imvugo. Ushatse kuvuga ko gutira nshobora kuba nashaka umuhanuzi akampanura ibyo agiye nshaka bitewe n'uko ari umukobwa nshaka cyangwa umugabo nshaka? None se ugira ngo iriya nkitagwa mu mazi bari kubimenya? Babimenye kuko iguye mu mazi, kandi bo badafite ubushobozi bwo kuyikuramo. Ngo niba waranyujijwemo isezerano, ni nawe ho kuririnda ukaribagarira. Igihe habonetse abandi bantu bari gufasha, ntiryari iryawe wararitiye. Niba Imana igize iby'impishuriro ikamishurira ku rugo rwanjye, byanga bikunda hari ibyo inyeretse kugira ngo nsenge bive. Ubundi ntabwo Imana itwereka ngo itwereke nk'iri kudutera ubwoba, cyangwa ngo itwereke ibyiza nk'iri kutunopfesha. Kumwe umwana aba afite ikintu ngo nompfa, akanomfesha mugenzi we atari bumuhe. Imana iyo ikweretse ibyiza ibikure mu mutima kugira ngo ntukomeretswe n'ibihe bibi urimo, wizere yuko ejo hawe ari heza. Iyo ikweretse ibibi ku buzima bwawe, ibikwereka intambara n'amakuba, ngo utirara usenge kugira ngo Imana ikunyuze muri urwo rugamba. Ntabwo ibi ikuyeho intambara ziri hagati yawe n'amasezerano, ahubwo ibigukomeza kugira ngo muri izo ntambara ukomere nk'ufite ibyo ugiye gusingira. Muri icyo kibazo cy'uko wari ufite ibintu bitanu bikwereka yuko uyu ari umufasha wawe, Jeanne d'Arc ari umufasha wawe, ujya kumurambagiza wari ufite amakuru kandi ikimenyetso byaragiye. Ndagira ngo ubwire abadukurikiye turiho tugana ku musozo, nk'abagabo baza bakavuga ngo njyewe urugo rwanjye ntabwo uriya mugore ari uwanjye, ntanyubaha, ntagira gute, none ndashaka umugore ufite gahunda, umukobwa ufite gahunda cyangwa umugore ufite gahunda, njyewe naze tubane. Ese hano niho bigaragarira ko Imana yibeshye, cyangwa se uyu mugore wawe yagutaye atari umuntu mwiza, ahubwo ukeneye undi mwiza wo kuza kwivuga ko uri mwiza? Kuko uyu munsi dukoze ikiganiro uri kumwe n'umufasha wawe, ariho araguhamiriza nawe uramuhamiriza, ariko turiho turabona abaza kuvuga ibibi by'abagore babo, kandi abo agahita arenza ijambo rivuga ngo ataranabona agatanya ati nkeneye undi. Uyu we ntariho nanone ntabwo azongera agasubira muri ya ndyankwi tuba turabona ya ndya biti yarya yashoka tuba turayibona igize ite yaguyemo.
ubona azongera akongera akatubwira ngo tujye kuyikuramo n'uw'Imana tukajya gusura arizo izi mariage za buri munsi urazibona ute ariko nsubiza ikibazo cy'abagabo bari bashakisha abagore ndaje ngaruke kuri makamu si byo se ubundi hari inyigisho abantu batashatse kutubwira kuko bazi ko ziremereye. Namwe abashumba mwanga kubibwiriza abantu kuko muzi ko bigoye kandi abantu badashaka kubyumva. Ntabwo abantu bose ariko bazashaka. Twishuka abantu ngo tubasezeranye amasezerano adahari kubera ko ari byo bifuza. Binakuzanira ibyifuzo byose ngo bahanurire amahoro kuri byo gusa kandi uzi neza yuko bidakunda. Ubu uyu munsi nta pièce de rechange y'umuntu ibaho. Ndahera ku y'umuntu iyo urushako tube twihanganye kuko byo ibibazo biri mu rushako byo ni byinshi mu bashaka. Ahubwo nta pièce de rechange ibaho y'umuntu. Nta n'umuntu w'impanuka Imana yaremye. Ubu uyu munsi aka kagare kanjye ni gasaza, nzatanga komande cyangwa mpamagara inshuti n'abavandimwe bangurire kuko niyo maguru yanjye. Ndamutse mbasha kugenda mu mbago nagura imbago. Hari icyo bita insimburangingo, hakaba n'inyunganirangingo ushobora kugura. Hari za tije bashyira mu kirenge cyangwa mu mugongo n'ahandi. Ushobora kwambara rinete atari ubwiza bw'umurimbo ahubwo ari ikibazo cy'amaso. Ariko nta muntu wundi uri pembeni iruhande rwa Daniel uzamusimbura. urambeshya Sinkubeshya. reka nkubwire ahantu hamwe ubeshyeho. Uravuga ngo uyu mugabo abuze urugingo rwe. Niba rwari urwe buretse gatoya Imana yaramuremye ishyiramo icyuho. Twambonye ubwaje twabonye ko uyu mugore yagizwe umugore n'umugabo. Sibyo? None uravuga ute ko uyu muntu ariho arataka ku cyari urugingo rwe cyarwaye cyamunzwe n'igufwa kidateze kongera kujyamo ngo gikwirwemo. None ari gusaba ikindi. Ariho arataka kandi agarutse gusaba ikindi. Ubwo se ahubwo umuteze amatwi n'ufite ikibazo kurusha. Reka nkubwire impamvu. Hanyuma kandi kabazo uravuga ngo nta nsimbura nta pièce de rechange y'umuntu. Kandi hirya gato afite undi uyu nguyu yaragenda ariko afite undi hirya gato. Nicyo ndimo nkubwira nyine ni kwa kwishuka ni kwa kwishuka mu bitekerezo no kutemera kubwirwa ibihabanye n'irari ry'ibyifuzo byawe. Ariko ubu tuvugana njyewe n'impfu impfuye umugore wanjye yabapfakaye. Yego. Nubwo haboneka uwamwinjira ntabwo ari umugabo. Kimwe nuko nshobora kuba mbanye nawe ubwo twikuyeho ko dufite amasezerano. None se aramutse iby'amasezerano gatuyereke. Nibyo none biravuga ngo muzatandukanywa n'urupfu. None habayeho upfu. Iyo apfuye ntaba akigeretsweho wa muntu. Niyo mpamvu nshaka kwereka icyo bita impozamarira muri Kristo. Impozamarira ushatse kuvuga n'undi mugabo wa kabiri azahabwa. Gusobanurira rero utumye nza mu kiganiro kindi. Icyo bita impozamarira muri Kristo. Reka mbisobanure muri ubu buryo. Mvuge ko hari umuntu upfakara kandi atarashaka. Tubyumvikane iki kintu. Yego. Ngewe ubwanjye nshobora gupfakara ntarashaka. Kamareyo numva. Ndabisobanura. Uyu munsi dufite impinja ziri gupfa zikivuka. Izi si pièce de rechange Imana isanze yazibeshyeho. Hari abo bari kuzashaka batakishatswe nabo kuko bapfuye bakivuka. Ibintu by'Imana ntabwo abantu bemeye ko tubyiga. Ibyo ndabyemera. Urakoze cyane. Uyu munsi dufite abasore n'inkumi bari gupfa bakenyutse bageze igihe bakagombye kurambagiza cyangwa se kurambagizwa. Uyu munsi dufite n'abapfa batangiye gusaba no banakoye bategereje amatariki. Mu Bumana hari icyo bita impozamarira. Imana ikareba ikavuga ati bo kuko umugore wa Daniel yarapfuye. Uranyumvise? Kandi agahinda k'umubyeyi wa Daniel kamennye umutima kuko yaramukeneyemo
ko ariho umuryango ushibukira. Urebe nk'ibyabaye mu gihugu cyacu. Ubu uyu munsi umuntu umwe ari kugarura umuryango wari wazimye kubera ikigongwe n'imbabazi z'Imana. Noneho Imana ikavuga iti bo ubwo Daniyeli yapfakaye mu rwego rwo kumuhoza amarira no guhoza umuryango we amarira, reka mfate dukuze Yesu Jeanne d'Arc utinze kwihangana gutegereza umwana uzamushaka uri mu ishuri. So vuze ngo mvuge aho ngaho ntago muramponda reka ndarangiza wabyumvise ndabizi. Hanyuma njyewe ubwanjye nkahita ndambagiza dukuze Yesu Jeanne d'Arc agahita nyemera tukabana, ariko mu by'ukuri ntari umugabo we, ahubwo umugabo we ari muri kaminuza i Butare. Aho ngaho niho nshaka kukubaza akabazo rero, ubu ukigumye aho ngaho tubona yuko uyu munsi niba upfakaye, ahashize hari umuntu wapfakaye ungana nawe, wakagiye gushaka uyu mupfakazi wapfakaye nkawe muri mu kigero kimwe, kuko abuze urugingo nawe ubuze urundi, mwese mukisungana kandi mukaba nta sezerano mwishe. Ariko dore ikibazo hano kiri, umugabo arapfakara ari umusaza ati ndashaka inkumi, ntayibone, arayibona nyine ariko batakarije iyi nkumi atwaye ayibye umusore uri muri kaminuza. Kandi se ko n'ukuri uwo waje mu kuri kwaje we ndonda kumva, ariko dore icyo ndiho nshaka yanga abadukurikiye bumve, turiyama abagabo bariho batabagore babo, sibyo? Abagore babo bariho babata kandi bahari, agahita mu ubusambanyi bundi, ni ubusambanyi, agahita yifuza umwana w'umukobwa ugipfundura amabere, sibyo? Kuko madamu yabaye mukecuru, ibere ryahindutse nk'isogisi, kuko mubyajemo barindwi, umwe akura ngo ejo wabyaye igihungu kirakura ngo wakura ubyara umukobwa ati bose bagiye, umwe aricisha undi aricisha, rigenda rimeze nk'isogisi ivuga ngo shabuka tujye guhaha. We abireba agahita abona arimo umusore, akavuga ati jye ntabwo nakongera, ntabwo akinkwiye. Babigeranya n'iki? Ngo iyi nkweto si yanjye. Ujya mu isoko kugura inkoko, aho ngaho nkurikire, bajya mu isoko agura inkweto yayigeze neza, akongera akasubiramo akigera neza, itamukwira. Kuki yanze kumukwira? Ariko yambayeho isogisi rya mbere rifata, irya kabiri agashyiramo amasogisi abiri, agashyiramo amasogisi atatu nk'andi y'abasirikare, ubwo akangaha akajya agenda azikandagiye hejuru, ihindutse mbi, ihindutse rutakimukwiriye kuko imaze imyaka 2. Uyu mugabo arangiza gukubita hariya, agahita bajya gushaka utwana two muri segonderi harimo abanyu, yarangiza akamufata agasiga bikiriye abe mu rugo, wakajya gushaka uriya wanjye. Urumva uwo mugabo uwo niwe mujura. Dufite abagore, uyu mugore aratandukana n'umugabo, akavuga ngo jye nkeneye umusore uri bogari. Barimo ibyiciro bibiri, harimo ushaka umusore utarashaka. Uyu musore utarashaka arajya kubana n'uyu mugore ubyaye kangahe, azamushobora ntirumare kabiri. Undi nawe akavuga ati jyewe ndumva nkeneye uriya mugabo wa runaka, ngizi nzingo ziba zisenyuka kuko umugabo wa runaka atanga keya neza, turabona uriya muntu abigenza neza. Oroha gato nawe nurakuhaye umugore wawe bizu, hari abazaza bavuga ati nubwo uzajya usoma kuri video call byonyine uzaba umpumurije umutima. Urumva aho isi igeze rero. Uyu wapfakaye nkurikije uko agenda nkumva, niba wapfakaye dufite abantu badukurikiye ariko amatwi yabo yamaze kuzamo iki, batagishaka kumva ukuri. Niba upfakaye, Imana ishobora kugushumbusha, ishobora kugundi wa kabiri ku mwana w'umukobwa wapfakaye, nk'uko wabivuze, rwa ruhinja rwe rwapfuye babenze agejeje mu myaka 30, ariko nimushaka kwiteza abo uratebeza ukibagirwa ko wabyaye, waheze ugatinda ashaka agakobwa kakira kangavu. Ariko nushaka undi wapfakaye ukiri muto nk'uko nawe wapfakaye, umva nta kibazo. Ariko pastor, iki kigaye aho ntituri guhuza, tuzagaruka. Iyi rwose ntago nshizwe tuzagaruka, uzagaruka aho ntiduhuza. Urumva nase utabyumva. Hari impamvu ishobora gutuma inkweto waguze ku isoko uhagarara kuyambara kandi wari wayiguze uyikunze. Uyu munsi tuvugana itagezweho
kuri marike waguze. tureke marike ahubwo mvuga impamvu zifatika kuri njyewe zanjye bwite. Ntabwo nzi ngo ikirenge kiva ryari gikura kikagarukira hehe, ariko turabihuza n'ikirere cy'ikiganiro turimo tuvuga. Ntabwo nzi umuntu ufite igisebe ko akeneye inkweto ifunze cyangwa niba akeneye silipa kugira ngo cya gisebe kibone uko cyomorwa gikire. Kandi iyi nkweto nyirayo wakomeretse hari ubwo abayishyize ku ruhande atayanze. Sinifuza umuntu wiyahura mu rugo rwe ngo arugwemo ngo byanga bikunda ngo ntakora ikosa ryo gutandukana nawe Yesu atagarutse. Bamwe baganahamagara urupfu kuko bavuze ko bazatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Bibiliya buretse kujyaho, Bibiliya ivuga iki iyo umuntu atandukanye? Ab'igishubaziko iwabo. Ku kibanga ko ibishubaziko ahubwo twabaza abo ngabo naho njye wabonye kumwe n'umugore wawe. Ratusoza tugara ku musozo, icyo twashakaga warumbwe nari nguteze amatwi. Nyine igikomere warakomeretse. Kandi ukomeretse ushobora kwambara urukweto. Ni kwa kundi ntago dutushyigikiye ko barwana cyangwa bakicana. Cyane rwose. Ariko Bibiliya yemera ko abantu batandukana. Yego. Bibiliya ivuga ngo abantu batandukana ntibicane. Ariko iyo tudashaka ujugunya inkweto kuko yakuriye. Hari n'abari bava ngo yabariye ariko binenekeje nka mwana wisinzirije. Sibyo yisinjirije gusa ushaka impamvu. Ariko yarangiza iramubwira ngo hita wicara utegereze. Ariko bahita baza bavuga ngo ufite gahunda njye ntabwo ari uwanjye n'ubundi Imana yari yabimbwiye. Wumvize we ngo Imana yarambwiye ko atari uwanjye, yari yarantumyeho ubu turabona abahanuzi batumweho kera babyaranye kangahe. Ngo Imana yarambwiye ko atari uwanjye ariko nanga kuyumvira, ariko nisanze mbirimo. Ntabwo dukeneye yari yarambwiye, ahubwo dukeneye guhagarara tukavuga ko Imana ivuga. Imana iravuga. Dugana ku musozo, turashimira famiye yanyu kandi mutumye twashakaga ikiganiro cy'umuryango wishimye. Wishimiye umugabo wawe cyane, wishimiye umugore wawe? Ndawishimiye n'ukuri. Abana banyu babona gute iyo mukundana? Babibona gute? Abana bakwihera bakakubwira ko bishimiye imibanire yanyu? Mujya muganira? Cyane ko nkunda no kurera abandi bana bo ku ruhande, bakaza bagera aho ngaho bakambwira bati twabaho twitwa twe. Ahantu hose nagiye ngenda nagiye mpavanwa n'uko umugore n'umugabo barwana, babwirana nabi. Icyo kintu kikankura mu rugo rwabo, ariko nagira ngo sindumva aho muvugana nabi. Yakubwira nabi se yashingiye kuki? Kubera iki? Azibana zidakomanya amahembe. Uyashinzwe guha keya nawe ukamuha keya. Murakoze cyane, twagira ngo badukurikiye mwese mugire kwihangana. Uwo mwashakanye nawe ukora n'impanuka ntuzamute. Uwo mwashakanye mu gihe abaye umushomeri nta kazi afite ntuzabe impamvu yo kumuta, ahubwo ukeneye kubanza ukamenya ukiga. Twagira umugisha rero, nubwo twabatindije ariko tuzi neza ko mwumvisemo inyigisho kandi nziza. Turabashimiye cyane, mwakoze. Mukomeze mugaragarizanyize urukundo, muracyafite ubuzima, ejo hazaza mukomeze mubyare. Icyo nzi cyo n'ubundi buzima buzaza. Hanyuma abadukurikiye, imodoka iri hano ifite utuntu twishibura, ariko Imana igukozeho ugatanga imodoka Daniel akabonaho ajya mu ivugabutumwa, cyangwa se Imana igukozeho ukanamuhamagara akabasha kugira ibyo akubwira, ukeneye kuba wajyana muri garaje, numva waba ugize neza. Atanga nimero za telefone. Telefone ni 0788 22 70 39. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amen. Amen. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangire ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza, uba heza ku giciro gito.